ngusuhuze cyane wowe wakoze subscribe hano kuri Blaze Boy. Uri umuntu w'agaciro cyane. Ndagira ngo rero tutagiye mu magambo menshi nje kuvuga kuri aya mafoto yasohotse ya Khalfan Govinda ari kumwe n'umukunzi we. Uribaza ngo ngiye kuyavugaho iki, bimeze bite, wabari ubundi kila kintu ni iki kijya mbere, ni iki ngiye kuvuga kuri aya mafoto. Singiye gutinda hano bro, singiye gutinda hano, reka nze nkwereke aya mafoto nk'uko muri kuyabona. Khalfan Govinda wamenyekanye mu muziki nyarwanda ufite n'amafaranga menshi, ewana yagize gutya atera ivi, amaze gutera ivi ajya kwerekana umukobwa iwabo, mbese barasabana nk'uko muyizi umuryango nyarwanda uko bigenda. Mu by'ukuri rero ikintu ngiye kuvuga, Khalfan yaradusebeje mu by'ukuri. Impamvu yadusebeje ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo nuko agize ute nuko bari ahantu ya, ntabwo ariyo mpamvu. Impamvu yadusebeje ni iki, ni iyihe? Reka nkwereke iyo mpamvu. Khalfan Govinda ni umuhanzi w'umurijendi, umuhanzi ujya gukorera amaklipe hanze, umuhanzi wabonye ifaranga, umuhanzi umeze neza. Mu by'ukuri aya mafoto yagaragaye abantu benshi ewana si ukubeshya yabaciye intege pe. Abantu benshi bacitse intege, abantu benshi bakora umuziki, underground bari kuzamuka, twese turi kuzamuka. Aya mafoto yaduteye ubwoba, yaduciye intege, twibaza ibibazo byinshi. Ese umuziki nyarwanda nta mafaranga arimo? Umuziki nyarwanda amafaranga abamo arimo satani aravumye. Umuziki nyarwanda amafaranga bakorera ajya he? Mu by'ukuri ikibazo nahise nibaza cyane ambabaje kikankora ku mutima, ni ahantu Khalfan Govinda umbabarire ndagufana, uri na role model, ariko Khalfan Govinda aha hantu iwanyu baba ntabwo ari heza pe, ntabwo ari heza habe na gato. Hari abantu bakira bakibagirwa ababyeyi babo. Mu by'ukuri uyu mukobwa yaravuze ati, Khalfan Govinda ntabwo nzi iwanyu, ugomba kuhanyereka kandi ukanyereka ahantu hanyaho. Khalfan Govinda ubwa mbere yabanje kubyanga, aravuga ati ibi byose bizabera hano mu mujyi, ababyeyi bazaza. Umukobwa aravuga ati wapi, ntabwo byakunda pe, tugomba kugenda ukanyereka iwanyu nkareba ababyeyi, mbese ibintu bikagenda neza 5-5. Khalfan byageze aho yemerera umukobwa, ariko by the way mumbabarire murebe aha hantu, inzu nta rangi isize, inzugi ni ibiti, hasi banza nta n'agasima karimo. Urebe utwo tuntu baba bari kunywa, wenda ibyo kunywa ntabwo mvuze iki, nta nubwo wenda mbijyaginzeho cyane ibyo kurya n'ibyo kunywa, ariko bro undebere iyi nzu baba barimo. Ubu koko tuvuge umuhanzi w'umurijendi nkawe Khalfan Govinda, wabuze arya ibi bintu basiga ku nzugi n'ibikira, niba ari verine, niba ari iki, wabuze verine. Ni ikintu cyambabaje cyane bro, ni ikintu cyambabaje ewana. Natekereje numva neza mu mutima ndababaye cyane ndababaye, numva ewana agahinda ko mu mutima karamfashe. Ni gute umuhanzi ujya hanze, umuhanzi ukora indirimbo nk'izi, umuhanzi ubona amafaranga ya YouTube? Abantu benshi ntabwo bazi ukuntu YouTube itanga amafaranga. Umuhanzi wazamutse neza, umuhanzi ugenda mu modoka bro, ni gute iwabo bamunze imeze uko? Kuko nta n'isoni bigutera. Ni gute bamunze imeze uko? Koko ibi bintu sima yonyine bro, nta n'akarangi, nta n'iki. Ibi bintu uzi ko n'umupeti urangije kwiga, hari abapeti benshi nzi barangije kwiga bagakora iwabo ibintu by'ibitangaza, ntabwo nshatse kubavuga, ariko bro umuntu wagafashe nkawe ntabwo yagakwiye gushyira iwabo mu nzu imeze gutya. Khalfan Govinda niba uri kunyumva ndagusabye, noneho nta n'intebe bagira. Ngira ngo mwabibonye, aba si abantu benshi bakodeshereza intebe za plastique zo kwicara. Aba ni abantu bake bari kwicara muri salo, imisango y'ubukwe ikagenda neza. By the way, hari kuba ari ahantu hateguye hameze neza, ariko undebera ukuntu bimeze guys. Nicyo kintu nagira ngo mbabwire, ariko
aho kugira ujyane uyu mukobwa ahantu utwereke ibintu wari kubyorera, kuko abantu benshi baduciye intege pe, baduciye intege. Gusa ibintu ntabwo ari sawa, ntabwo ari sawa kabisa. Reka mbabwire ngo bantu banjye, namwe niba muri kubona ko ibintu bigayitse ko umuhanzi nk'uyu w'umurijendi bakaba mu nzu imeze gutya, utaginge iyi video yisharinga abantu bayibone. Khalfan Govinda twakugaye muntu urebye iyi video, gushimiye ko wakoze subscribe, kora no kunzogera kugira ngo ibiganiro nkora bijye bikugeraho 5 kuri 5. Ciao ciao, is your boy Kaboom Fire.